bwa mbere irya bera yerekanye umugabo we, bwa mbere amutweretse, bwa mbere bari kumwe. Harimo abantu benshi rero twajyaga tumuvuga batamuzi bataramenya irya bera tuvuga ni umuririmbyi wa Jehova Jil, ariko ari kumwe n'umugabo we, umutware we ari we Nkuru Claude. Rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turaganira ku buzima bwabo, uko babanye, uko bamerewe, uko babanye, uko bakorera Imana mu gihugu cya Australia. Rero ni byiza, ni by'agaciro rwose kubabona bari kumwe barishimanye, muri kubona yuko ari ibintu byiza by'agatangaza kuri bo. Uyu muryango wubaha Imana kandi umuryango usenga, utajya ugira mukushi, uhora wisekeye kandi usoma Bibiliya, ijambo ry'Imana ndetse n'indirimbo muri rusange, byose barabikora kuko bose ni abaririmbyi kandi bazi Imana, biga ijambo ry'Imana ndeni bakanaryigisha. Ni byiza kandi by'agaciro. Rero abantu benshi muri komantiri mwagiye mumbaza cyane ngo nzabereke umugabo we bari kumwe, namubazaniye. Murabizi ko akacu gahora ari akagaruka, kandi igihe cyose mba mpari ku bwanyu ngomba kubaha amakuru meza kandi amakuru agezweho ku gihe, kuko nicyo mbereye kuri cano yanyu kandi cano y'Abanyarwanda. Mugomba kubimenya neza kandi mukabasha buryo ki mubikurikirana umunsi ku munsi, 5 kuri 5 tuba tubana, kandi ndabizi neza yuko tuzajya tugomezanya tukabana umunsi ku munsi. Turabizi yuko iyi cano dukunda Iryabera Trinitas, amazina yiswe n'ababyeyi bundi yitwa Iryabera Trinitas. Yavukiye mu muryango wa kirokore, mu muryango uzimana, mu muryango mwiza cyane, mu muryango wa pasiteri. Papa we yitwa Muvunyi. Ibi byose rero byose nibyo tuje kuganira muri kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka mbahe ikaze nanabakire mubashe buryo ki tubana muri kiganiro cyacu, kandi niba utameze neza ihanganira ubuzima bwose urimo, cyangwa warwaye, cyangwa wagize izindi mbogamizi zose, ihangane kuko ubuzima niko bugenda muri iyi si. Turababara tukababazwa, ariko icya mbere ni ugusenga. Nta mwera ujya ukurangaho, cyangwa nta mwera waturangaho ku bantu basenze. Niba utawufite n'amavuta ushobora kuba ntayifite, ariko ugakaraba mu maso ugacya, nta mwera umuntu yakubonaho yuko usa nabi. Ikintu cya mbere mu buzima ujye ubihimisha guseka, kuko guseka ni intwari ikomeza gukomeza mu buzima bwawe waba urimo aka kanya. Guseka byongera iminsi yo kubaho, kandi guseka bituma ugira ibiro byinshi cyane. Ntukihererane n'ibibazo, kuko ibibazo urabibona bikaza bikongera bikagenda, ariko buriya mu buzima iyo babashije kwishima, ibibazo ntabwo bibasha kukugeraho. Jya wisekera cyangwa ujye wishima. Abantu ujye ureba abantu bakubwira amagambo meza. Muri iyi si abantu babaye babi, kugira ubone umuntu ukubwira amagambo meza cyangwa amagambo yururutse imitima ni 1%, ariko uwo waba ubona wose ntukawutere umwanya cyangwa ngo uteshe umwanya, kuko abantu turakenana kandi abantu turabana. Reka tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ako kari akanyuzemo. Iryabera Trinitas, umuririmbyi wa Jehova Jil wakuriye Imana kuva kera cyane, kandi n'ubu ngubu akaba agikorera Imana. Njye indirimbo njye mwibukiraho ni ya ndirimbo ivuga ngo ayo mateka ntakibagirane, ayo mateka, ayo mateka, ayo mateka ntakibagirane yemwe, ngo mujye mubaririmbira za ndirimbo zabayoboye, mubasomere na bya bitabo byabayoboye, mujye mubaririmbira. Indirimbo ndayikunda cyane, kuko niyo ndirimbo mwibukiraho cyane, kandi mpora ndeba kubera we, mpora ndeba nshimishwa n'ukuntu akorera Imana, n'ukuntu yakoreye Imana akiri umwana mutoya cyane. Cyangwa indirimbo bakiri abana kera uburyo bajyaga baririmba. So rero yaje gukura, arakura, ashaka umugabo mwiza rwose, bakora ubukwe bwiza bw'agatangaza. Haba gusaba no gukwa, haba imisango yindi muzi y'abantu bakora ubukwe. Ubukwe bugenda neza cyane, ubukwe buritabirwa pe, ubukwe buritabirwa.
abantu benshi barabutaha, korali Jehova Jireh iramuhemba, ndetse n'umugabo we abantu benshi bavuze ati ushatse umugabo w'imfura, kandi rwose uyu mugabo ni imfura, umugabo ubona azi nawe Imana. Ubundi gukorera Imana, hari igihe ukorera Imana, Imana ntabwo ijya iguhemba nabi cyangwa ngo iguhembe ibintu bibi, iguhemba neza kugira ngo ijye igushimisha umunsi wose, umunsi uyisenze ukumva urayishimishije, nayo igomba kugushimisha. Rero aba bana b'Imana babanye neza, bakorera Imana, ntabwo bashiteshite ku murimo, n'ubundi baracyakora. Rero irya bera hari abantu benshi bambajije barambwira ngo uzatwereke n'umugabo we bari kumwe, so namubazaniye. Rero murabizi yuko nubahiriza komenti zanyu, murabizi yuko nubahiriza ibyo muba musaba byose, ngomba kubereka kugira ngo mujye mubona yuko nanjye mba mpari, ntabwo mba ndyamye, ntabwo mba ndi ahantu handi, ariko mba mpari ku bwanyu, ngomba kubaha ibintu byiza nk'uko muba mwabisabye, nk'uko muba tubana, nk'uko muba munkurikirana ibiganiro byanyu byose ngenda nkora. Nkuru Claude mwamubonye, na Irya Bera Trinitas nawe mwamubonye. Abantu benshi cyane baramukunda kandi ni byiza, ni iby'agaciro, mureke tumukunde, mureke tumukomeze tumukunde, nibyo bizatugira natwe abana b'Imana. Abana b'Imana bagomba gukundana, kandi abana b'Imana ahantu hose baba bari bagomba gusangirana, bagasengerana. So rero namubazaniye, mwamubonye, ni akaganiro gato nari nkoze, ariko ndashaka icyegeranyo documentary nze rwose mbasobanurire akantu ko kandi. Narinje gusubiza abantu mwanyatse, abantu mwambwiye muri comment, nabyubahirije, murabona yuko rero nabyubahirije. Mutere commentaire nziza cyane, mutere commentaire nziza, mbashe kubona yuko namwe mwabibonye. Ndabizi yuko muba mwabibonye, kandi ndabizi neza yuko muba munkurikiye. Nyagasani Yesu ajya abampera umugisha uko bwije n'uko bukiye, muri beza, muri ab'agaciro. Reka ndekere aha ngaha, minira aha, mbifuriza kugira ngo murare neza.